Yego. Injira. Wakomeye. Urabuze urugendo we. Amakuru ki se ya? Reka kwirara ni kubi. Ni mabi. Bitese kandi. Wa mugabo we ubone muyabagabo. Mfite ingorane zikomeye none ngo ntangize yigize kandi ngo umugabo umwagerwa kuri nyina. Ibyo birasanzwe. Amanditse ariko yabaye aguteye. Oya ntabwo ariyo. Ni ibindi bibazo nifitiye. Komeza rumvira. Nagize icyo kinzanye. Nje kugutura ibibazo byanjye kugira ngo urebe ukuntu wabinsina ndetse burunda ahubwo. Nyiramo numva ari byo ushobora kugerageza. Ndagerageza. Ko ariyo cyanzanyira. Kandi numva ari ibindenzi. Nabyo ndakubwira numva ariko bimeze. Dore umva Serija. Ndakumva. Nateye umukobwa inda. Urumva? Wikwifata ku muntu. Komeza ibibazo byanjye. Namutenda none yanteye iwanjye yanze gutaha. Ufite n'impamo. Yako ndareba mugabo we. Maze unagira ngo ushire ku bwoba. Nabushize kera. Uziko ndiga mu gihugu se? Ndabizi. None maze uzumunshi turire. Ndetse unamufungiye nk'iminsi 2. Afatiraho n'isomo. Yewe. Umva nkubwire. Kuba nakwirakaza nkamusora. Byo numva byashoboka. Ariko kumufunga ndakurahiye. Uwo amategeko bayakomeyeho. Sinabona mbihera nako. Ndakareka. Yewe nako ntangingo nabona rwose nahera. Oya humura byose nabiteguye Seri. Utashaka ko gushaka kunkoresha amakosa rwose. Reka yewe wigira ubwoba. Do. Ndeba. Ushyirwa gucunika mu mujyi. Cyangwa narubonye rwose. Cyo nta kibazo. Do. Ino ni karita y'umurimo. Ndayibona. Bireba se? Ndabibona. Nane subwo ubwo gufunga inzererezi izerera umujyi nta cyangwa umwana kimwe ufite hari kibazo kirimo. Ni woroshye Seruje. Ese ibyo byangwa mwatutera. Urankengera wowe. Uri insobe ndakapfa ndakitse. Reka nagiye ko mbona yiroshye mu cyumba cyanjye n'umurya mwinshi ngo rateka umutwe yibagirwa gasakoshi ke mu ruganiriro. Size kwitekerezo cyanje mba nabirashye. Reka nkubwire. None ikibazo kiroroshye. Kiroroshye rwose. Ubwo nzagenda mu mazi byangombwa. Ayibure muzamukane mushyiremo. Ni hari ikindi murunda mu nibyo nta kindi. Ariko rose rugendo. Kibazo gisigaye nuko yabafite ikiganyere kimushyigikiye. Ngira ngo nawe urabizi rwose. Maze yazabimutekereza nanjye akanyiruka nko kandi byo hanze urabizi. Oya Seri wigira ubwoba. Agira ubwo bike gikorwa ndakizi neza n'ijye wakeretse umujyi. Nta wundi muntu waziranye ni Kigali. Uko nyumva rero ntaje umwana twite n'uwawe rwose. Ibyo byo ndabyemera. Nisa wakwemeye ukamurongora. Murongore. Serija nawe ariko wagiye ko wibagiwe amahoro nakoye. Hari jya. Sinabyibuka neza bavubara. Ahubwo turitegura kujya kwa padiri tariki 3 zo gutaha. Ahubwo intumwa niyo ntaye. Noneho birakomeye pe. Birakomeye nyine. Cyakora cyo gusanzwe mfite Serije rwose ndakwizeye. Urabintunganyiriza. Yahumure nta kibazo. Uwo rwose ubintunganyiriza. Ahubwo akira n'iki gihumbi maze umara gusoza iyi dosiye maze guza gususurutsa umuhogo. Cyareka ahubwo ngiye kwamfashe muri mwenze kugenda ijisho ryatukuye. Wa nibyo. Chato ntaza no kwibeshya nkaba namugira impuhwe. Nibyo rwose. Amushyiramo nakabuza. Ugende ijisho ryabaye indubaruba. Maze nakureba hindu umushyitsi. Sangiranye wese kandi. Yewe. Ahubwo Seri, ahubwo reka njye ukaze. Nibyo. Yagiye saa 7 mu rugo ndiye ko byatunganye. Ndakubwiza ukuri. Suko umufunga uvuga. Umudadi. Ndakubwiza ukuri rwose. Ngaho wirirwe. Wirirwe. Nta ngorane rwose. Sosoma n'ubuziranenge n'ubuzima bwiza. Yosha, vayo hano. Ngewe Wenyi. Mwaramutse mutware. Waramutse. Wa muri upangu. Cyangwa na rumwe mu yamabande yo gujana umunyima. Oya rwose sindi bandi. Hari amabande yerutse gutera hari hakujya kutimicanga. Ngo yawe yahungiye hano muri rupangu. Wabuza hari? Nta mabanda aba hano da. Ashikwe. Ntandazi cumbitse hano ko arizo byisa by'amabandi. Ni impamu y'Imana ntazo njya mbona. Se mwaramutse. Ese ukora icyaha? Jewe se. Wowe nyine. Izina ryawe hubu. Nitwa Koreta.
ntabwo wabuze aho amabandi yavuye ku kimicanga yabayishana umuhima. Ego mama, urumva ivyo nabimenya nte? Mpuriye he n'ibiguruka? Reka kuvuga wishongura si. Ushobora kuri ikiso cyayo. Birazwi ko yiza amari yo gufatanya n'indaya. Yagasani we. Ubwo nanjye surashaka kumbara mu ndaya. None utari yose ukuri iki? Nkora muri Oprovia. Sani kareta y'umurimo ndibi. Ntazo nashaka kumbeshya. Reka nze mbikwereke. Urande bugasanga ndi nzererezi. Nabonye bagize ubwoko. Ariko se zangombwa byanjye birihe? Ariko siki? Nakwatse ibyangombwa urefite cyangwa ntabyo? Kandebe neza. Yowe, ndabona nta birimo. Zangombwa byanjye byagiye he? Niko bizima nta byangombwa byanjye watwaye? uramenye ma bose urashaka kuvuga ko nabyibye. Gira vana wagiye mfite cyo gutaha. Ngira bwangu. Ariko waretse nkareba neza ko yenda nabibona. Ngize mwaka gasakoshi no ndabona nta birimo. Ushaka kuteka rero? Nta kazi ugira uretse nyira ko kwiri gushimuta abagabo. Uri indaya itomanzi. Oya rwose ntabwo ndi indaya ndi umukozi nkuko nabikubwiye. Fambesi. Mukozi utagira ibyangombwa. Yesu unguvuka hera. Iwacu ni ku Kibuye muri Rwamataba. Sana ushaka gucumbika muri Nyarugenge. Rumbi. Yewe ndabona ibyangombwa byanjye byose nta birimo sinzi umuntu rwose wabinyibye. Nta birimo cyangwa ntabyo wigeze. Nta kazi ugira mu mujyi nawe ushaka gucumbika wafite. Nta tinde uri indaya inzerezi. Oya rwose nari mbifite sinzi wabintwaye. Tinteshi gihe. Ngaho vuba dimere tugende. Ariko rwose wambabariye nkaba nitonze ngashaka. Tugende sigwara mu biki. Hoje. Utse. Hoje. Ale uri imodoka wandewe. Tugende vuba. Chef de poste. Sergent. Nikomwe. Siwa mukobwa natanyejo abamugemuriye. Reka da. Ahubwo inzara ya munogonoshye. Kandi nabonye asa n'utwite. Yawe. Umusige mu Imana rwo n'igitangaza rwose. Yego bingana gute mu juru rimwe. Mama dusiyo. Yabaniza neza ryaye. No sakazi rwose. Ninjana mu. Undi kuye mukobwa arazibuza. Yego ni inshuti sebyendo. Ariko oya. Nkuna mutishije akazi. Ubwo leta yahumbira nayo. Ikindi kandi ararengana. Ese nkunze mutsinze hano rwose nabisona ngo iki. Uriya mukobwa rwose arazibuza. Giye kuneka yitaye. Kandi cyo sebyendo yashaka nukumukura mu nzu. Birangire. Asigaye zirwaneho. Injira hariya muri uriya muryango. Uko wandayo? Ese kutita? Ayo kora hema. Sinakubwiye ko ari muri Oprovia. Singa telefone yo numve niba atakutambeshye. Yowe mbabarira w'itelefone nayo. Fambese. Wemeye kutara umukozi? Oya nuko ku kazi bamenye ko mfungiye hano ntazakira ikimwaro. Wacecetse. Halo, ndifuza kuvugana n'ushinzwe abakozi. Niwe muvugana. None ugize amahirwe ye. Twagira ngo tubabaze ni umukobwa witwa Koreta akora aho ngaho. Koreta? Arahakora ahubwo ni umukarani wanjye. Ngo niwe mukarani wawe? Ni umukarani wanjye. Ntabwo twari tubizi. Twamufashe mu mukwabo twakoze ejo. Mwafate mu mukwabo? Nta cyangombwa na kimwe afite. Nta byangombwa afite? Ntacyo rwose. Noneho rero tugiye kumurekura ariko muzahite mumushakira ibyangombwa. Erega yarabisanga ngo twe twarabimuhaye. Ko ntabyo yari afite ra? Ntabyo. Ahubwo yarabitaye. Nizeye noneho ko mushakira vuba namwe kuko muzi ko umukozi agomba kugira ibyangombwa by'umuki. Ngaho mwirirwe. Mwirirwe ni mumurekure vuba ahubwo hano hari akazi kenshi cyane. Ngaho mwirirwe. Turakoze. Kore. Karame. None ushobora gutaha. Nuko murakoze. Ariko ntuzongere kutagenera ibyangombwa. Kuko ukora ntabwo bikwanditse muganga. Urumva?
ngaho uta bazabitaye gushakira vuba kandi ngaho mwirirwe murakoze urugendo rwiza. ariko koko ubu nafunzwe nzira iki? Akumiro ni agacuma naho rwese bakoramo. Mbega iryo mbonye abahungu ko ni impyisi mahuma, ni ukwitera urw'intama imbere ari ibirura. Nk'ubu nzi neza ko biriya byose bimbayeho ari Serugendo wabiteye. Ibi sinabyihanganira, byatinda byagira nzihorera. Ariko buretse gato Serugendo abanza arongore, nzamwereka agenge akebo kagiwa mugarura kandi gutaza ubwenge ashima ubwe. Wiriwe Kamasha? Mwiriweho. Ego. Ese mama nindusuhuza. Nije nyogoku? Ese ni wowe kore? Wiriwe? Ego. Ntabyiriwe se? Reka kunshinyagurira mama. Ntabyiriwe se hari nibyigezemo? Niko bimeze aya mapfa ari hose. Namwe babanyamishahara se murabizi? Ese maya barayaye ko n'ibiciro by'imyaka byazamutse. Shika se kugasambi kore. Urakoze. Maze rero nyogokuru, erega vuga cyane ndashaje si nkumva neza. Hinga noneho nkwegere. Nagira ngo ngusabe ikintu. Nukinshoborera nzaguhemba ngushimishe. Nanjye se mwana wanjye urabona nagushoborera iki? Nusuriye mugabo muturanye Serugendo. Uravuga umugabo w'amahoro se? Nuwo rwose. Ndamuzi. Nyogoko, urgera gatsindwa niya kare. Bitese ko abandi bavuga ko yitonda ari intama y'Imana. Erega n'ubundi ngo ivuri hoze niryo ryotse inzu. Byagenze bite mwana wa? Ngaho ntekerereza. Nyogoko, ngira ngo uranzi kuva kera naritondaga. Serugendo uriya yaranshukashutse. Aturuwanye nta wundi tuzabana. Nuko rero nawe mumenera akabanga. Ubwo kandi yari yarasabye handi ndetse yaranakoye. Ntacyo biziho? Reka da, nta nicyo nibazaga. Kurikije ukuntu twari tumeranye, numvaga nta cyatumeneramo. Nuko rero aza kugukorera umusaraba. Ibyo byonyine se, ahubwo aranamfungisha. Urafungwa? Yaragutatiye uwo mubura gasane. None rero Kamashara, nta kindi kinzanye hano uretse kugusaba kumfasha kwihorera. Mwana wanjye kwihorera ni bibi cyane n'icyaha. Rwose mureke Imana izamwibarize. Nyogoko, ibyo ngusaba biroroshye cyane ku buryo n'undi wese yabikora. Gusa byarushaho gufata bikozwe nawe ukuze. Burya abantu twese twizera kandi twemera abashisha kanguye. Ibyo ko bishisha mwana wa, nubwo ntarabyumva neza. Humura nta kibi kirimo. Dore icyo ngusaba. Njya mbona wa mugore wa Serugendo akunda kuza kukuganiriza. Ibyo byajya nyarukada tukamena bire. Rimwe rero uzareba ko werekeza ikiganiro ku nzaratsi, ntazabura icyo azikubazaho. Hanyuma se uzamubwire ko umugabo wazigomba maze uzimucire. Mwana wa, uramenye rwose ibyo sinabishobora. Oya mukecuru ihangane. Ubu mbona ndinze ngana nta n'umuti w'igicurane nzi. Inzaratsi zo nta nubwo nzemera kuko byagaragaye kenshi ko amahimbyo y'imbone. Siyo mpamvu se bitagomba kugutera ubwoba. Nanjye ubwanjye sinzizi kandi sinzemera. Nta nubwo nifuza ko ubuzima bwa Serugendo bwahungabana. None se mwana wanjye ukaba wifuza iki? Nta kindi nshaka uretse gutera Serugendo ubwoba. Umwana w'umunyarwanda urabona namutera ubwoba nte? Reka nta kigoye. Numara kumvisha uwamahoro ko agomba kumucishiriza inzaratsi, nta kizaba kikiruhishe. Uzashaka ibyo ubonye byose bitagira icyo bimutwara. Nk'utubaba tw'inyoni, uduhu tw'inyamaswa, utugiga tw'uduti, mbese bipfuye amaso byose ndetse n'amahurungu uzashyiremo. Mwana wangu n'amahurungu. Upfa gusa kuba ari we wabyishakiye. Hanyuma se? Hanyuma uzamwihanangiriza umubwire ko agomba kuzishyira ku musego w'igodero aho Serugendo aryama. Ubwo rero ukamwumvisha ukomeje ko guhera uwo munsi bagomba kumara ukwezi kose batabonana. Be mwana wa, abantu bakiri batoya buriya bazabishobora? Bazabishobora. Ahubwo uzabwira uwamahoro azafata iki gitana njya mbona yanzu yaba ari ngari. Mwana wa, ibi ariko sinzi ko bizafata. Reka mukecuru bizafata rwose. Dore ahubwo bufashe udufaranga n'ibihumbi 200 byo wahaha. Akira. Ntaho gufata ko bizafata. Mukecuru, kandi ibyo nshaka nibitungana nzakudabagiza pe. Isugira ngo ntunkoreye mwana wa.
nuko rwose urakoze. Maze rero igendere ntugire imitima ihagaze. Nzabigutunganyiriza bidatinze. Urumva? Ahubwo reka turebe uyu munsi, ejo bundi rwose uzagaruke kureba uko byagenze. Wamahoro nawe ko butira atageze hano. Nuko urakoze nyogoko. Maze rero wirirwe kandi wizere ko nta kintu rwose uzamburana. Wirirwe neza kore. Yo, koko ngo Imana itera amafitera naho bahahira. Ubonye aya mafaranga y'agatsindose? Iyo niha kuyanga sinzi uko nari kuba meze. Ubundi se nari kuyanga nkararira iki? Yewe, inyirwa nzaratse zo kubeshya sizo nzabura. Reka ahubwo mpite njya kuzishaka. Icyo ngaho cyose cyatera ubwoba ndagitora. Mwiriwe. Emwe we. Mwiriweho. Mwiriwe. Se ni wowe wamaho? Gira abana. Iteka ryose. Uraho. Yego. Hirya iwanyu se muri bazima? Kwari bazima. Uretse ibikora by'abana byo muri iki gihe. Reka ibikorora by'iki gihe ntawe ukirirwa bivuga. Shika kugasambiza. Urakoze. Niko. Ese nyine ko se Rugendo ndaheruka kumuca ryarasigaye abaheye. Aha. By'abagabo se wabivamo. Ntibakanga ngo amatariki yatukuye. Mukwitahira igicugu kinishe da. Ubwo nawe yatangiye. Nizeye ariko ko atazakurengana kuko nkeka ko wujijutse ku buryo wamufatiranya hakiri kare. Ngo mufatirana? Nese mukecuru. Ko mwana w'umunyarwanda. Ubwo se ko kurahura turamye utaratura icyo kivi? Mugabo se umuntu yamufatirana ate? Nivugiraga. Oya nyogoko, nibuze ko byangirira akamaro mbwira. Mama se ko mwigize abazungu ngo ibyacu bya kera byose ntacyo bimaze. Erega nuko ntabyo tuzi. Ubwo se ntabagore ujye ubona babaho kidirigi bakagera naho bifuza gupfakara kandi abagabo babo batunze ibyamirenge ku ntenyo. Ibyo byo hanze hari abagore bashavuye ariko sindagezaho. Se Rugendo turumvikana aranyubaha nanjye nkamukunda. Hanyuma se kutangiye kwinubira amajoro? Yego nyine rimwe na rimwe acishamo agataha atinze ariko ibyo sinabimuhura. Abayungurana n'abandi bitekerezo. Ngo ibitekerezo? Indaya yakungura bitekerezo kimuko? Se Rugendo sajya mu ndaya? Yabuzwa n'ikize? Simbyemeye rwose. Kamasha, ujye umubona? Hehe. Ndimubaze numve. Urabimubaza se ngo abikwerurire? Se Rugendo ntacyamisha, kandi nanjye nuko. Ngo nawe nuko. Ubwo se umugabo wagukiri gitaba bimubwira? Ariko winsetsa nyogoko. Ego mawe mushize hamwe. Ishungi. Oya ni mpamvu nyogoko dushyize hamwe rwose. Vuga ahubwo ko ari agahararo. Kandi ngo agahararo ntikabuza agahararuko. Nk'uko yagashungu gashize wahekwaga yigenza. Ariko se nyogoko, turetse iby'urwenya mbwira. Nk'izo ndaya z'umuntu yazibwirwa n'iki? Wazimubuza ahubwo ko ari cyo cy'ingenzi. Byashoboka se? Nyogoko nzabigenze nte? Nanjye simbizima. Ubundi ko nta kibazo biguteye ariko yewe. Tubyihorere twivugira ibindi. Ahubwo nyibwirira wowe ugenda aho ku maduka. Ubu ngubu ikiro cy'ibishyimbo kigeze kurangaye. Mukecuru rwose ndakwinginze winkinga ijambo. Yewe sinakuvugisha menshi ntibikubabaza bizakuzindure. Oya rwose mukecuru winyicisha amatsiko mbwira. Mbiswama reka njye kwigurira akaro k'ibishyimbo hariya kuri butike. Dore ubu ngubu maze iminsi n'ijye bitagira uburisho. Uretse nyogoko bawicaye mbanze nkubwire. Ahubwo akiri amafaranga 500 zo kugura agashyitsi. Ariko banze mbwire ntazaga mu ruzi ndwita ikiziba. Umva rero mwana wanjye. Kuva na kera na kare. Nzi ko umuntu yamaraga gutegura urugori. Urumva? Ndabyumva. Agahita acisha imiti ituma umugabo wacisha make. Agatuza agatura mu rugo. Ubundi agakunda akaba umugore. Ubundi agakunda umugore we nkuko baba barabisezeranye. Urashaka kuvuga inzaratsi se? Inzaratsi nyine. Niba ari inzaratsi zo ngumenya nta kamaro kazo. Ngo iki? Ni mpamvu da? Niko batwigishije ku ishuri ndetse no kwa padiri. Nuko. Akamaro kazo kazwi n'abakeye. Wakwereka umugabo wanjye kera ataritabarurema. Twabaga mu giturage. Kandi uzi ko abagabo baho birirwa baturamye mu tubari. Njye mbabona. Uwanjye we twiriranwaga mu murima tugacyurwa nijoro. Ubundi nakwivugisha ngo amazi abaye make. Akabindi akabaye agakomye ku mutwe.
akamera akavoma ari umugabo. None se ko yari atakitegeka? Atakitegeka? Oh mwana wa, erega wari waranshiriye iyo miti yari umuhanga. Mukecuru nuko umungezaho anya kabintunganyiriza. Amahirwe ariko ntiyagusekeye mwana. Bitese uwo muntu dore ubu ngo amaze iminsi ashaje. Yo aho ntiwumva aho mutindi yanitse ntiriva koko. Yewe ntiriva koko. Dore ubu ngo biwabo haherutse gutera amacinya. Niyo yamuciye mu bazima. Bigize none ariko se mukecuru aho ndumva wabimfashamo usa ntukibuka imiti yari yaguhaye. Mwana wanjye si imiti yo ku ngoma ya Gahindiro. Gerageza mukecuru wenda ntiwabura na dukeya. Yewe kamfe kureba aho nari narajugunye utwo nasaguye. Niba tugihari kandebe mu bimuga biba hariya. Reba neza ndumva n'imbeba zitakwegera hari imiti ifite ubushobozi nk'ubwo. Yaba nagiraga Imana akayibona urukundo rwacu rugakomeza. Aho ndakomeje ari amajoro genda yiyongeraho amasaha byazagera bakara ndetse byacamo nkazamubura mureba. Oh mwana wa, amahirwe uracyayafite pe. Ugize Imana ndabona ntacyo twabaye. Ni byiza gira hino rero maze umbwire. Kuzi mwana wa, urashaka ko umugabo wawe ahinduka kamera ate? Umva gese nshaka ko zajya mvomera amazi kaba ari ukumukabiriza. Icyo nshaka nuko yajya ava ku kazi agahita aza mu rugo ntagire izindi nzira anyura, ntagire abandi areba akabonye njyenyine mbese nkamwarira mukecuru. Muri ibyo biroroshye. Ikindi nshaka rero nanone nuko yajyamo amafaranga ye yose ahembwa mwongera yanjye maze akaba ari njye uyacunga. Baye mwana wa, ifaranga ry'umugabo karimutegekaho? Hari ngo nzizi zibigenza zicyo none mbona zimeze neza. Ariko niba agiye kubaza abagore baho niba nabo barakoresheje dute. Use ni wigiza nkana. Beko rubanda bakanuyera. Ni wowe mutesi ukitetesha muri uru Rwanda. Nikoze. Nta kindi wifuza? Mukecuru ibyo no bishobora biramaze. Yewe niba ari ibyo gusa ndabigutsindira humura. Mwiriwe. Mwiriwe maho. Ego mwiriwe. Nibiteze kuva mu rwayi. Byagenze bite? Ndekundorere. Navuye mu Uganda numva ndahinda umubiri wose. Tangiye kwa muganga. Ubu niyo mvuye. Turere muganga si mwabonanye? Twabonanye. Bakubwiye ko ari biki? Bagira ngo bibindikize. Barabaza ibyo ubona. Ariko se birakomeye. Basunye basanga umwana yari yitambitse. Ayiwe. Agombye kumutambamura. Yewe bahagora wagacwa we. Ceceka. Kwa rupfu muzindi. Ariko urumva imeze neza? Imeze neza buhoro. Ariko bambwiye ko kugira ngo byose bitungane ngomba gusasa ubwanjye mu gihe cy'iminsi 30 nibura. Ngwiki? Ngo 30? Ngo nuko utegereza ko umwana yongera kumenyera igitereko. Ukwezi kose? Niko bambwiye rero. Ubwo se ni dogiteri bwawe utegetse cyangwa ni waforomokazi mwahuye? Oya, ni dogiteri ubwe rwose. Nukugerageza kubyihanganira. Reka. Gusumva ibyo ari ibintu. None se ko ariko bambwiye ko nibeshyeho n'agato rwanjye rwaba rugeze. Nako n'urwacu uko n'umwita atarokoka. Ubwo nibyo ta. Kingeze no kukiri muzima. Reka none mbwira mu bajya gutegura cya cyumba cy'abashyitsi naho uzagira aragataho ngaho. Bizimana. Karame. Waje. Genda utunganye cya cyumba cy'abashyitsi. Maze ariko nshakire n'amazi nikure kuri ivumbi ry'umuganda. Amazi nashyize mu kiza. Wahashyize se? Nabirangije. Ni byiza sha. Uzajya uhora wibwiriza. N'isabune washyizeyo? Byose. Kana ushaka imyenda. Y'uburwayi se mukagira Imana mwe. Mu gihe ugiye kwitera utuzi ahubwo ngiye kukuruka mbe ngiye
kwirambika ndumva nangiye gucika intege. Ugende gahora ari kutikubita hasi tuba bitaza kuza kusubira kandi bari babitunganyije. Shoo. Mbega ngo ibintu birikora kugeza ubuse rugendo ntacyo arabyibazaho. Ingangire vuba atararangiza kwiyuhagira nseseka kano gapfunyika mu godora. Sindodo sindazicisha ikiguzi zikomeye mu kabyaramo. Kanshyire wamenye. Ubu nibyo. Reka ndakiraho. Ndi mu byo kongera kwadoda yamfata. Reka ahubwo nsase vuba maze iyishuka nyikinyikishe ku mpande. Nzaba amadodeje yagiye mu mupira. Ubwo ari Kiyovu na Mukura bizakina ndabizi ntazawusiba. Niko wamaho Karame. ariko akwihanganyira kaza tukagerageza ko muri buryo biryoshye. Ese ugira ngo ndabibasha? Reka je bihangane mu rwego agomba kurya na wundi yahuka. Enda ngwino sindagira nibyo sindagira mama kura gatebe ngaho icara yewe egera gerageza yewe ngwe nakanyama Hereza ko gasupu n'izo mboga. Oya ni nyamura hirya yewe. Yewe. Waho utari nyama kuko ukabaho. Ngaho. Gerageza. Aje ngo nguhe n'iki kindi. Hereza gasupu n'imboga. Gasupu kusoka amazi. Bazumwe nako ngako. Enda. Ngaho. Gira vuba. Vuba. Karanye mengerageza ariko. Ngwese no kubirayi. Oya. Rese nabishobora. Ngahore. Bugari bwawese. Ndumva ko yabwanze rwose. Yagira ingaho zityo. Ndarya. Ongera gute supu. Ngahira vuba. Ntureba. Ngaho. Kana kuza tubuga. Cyagize no kuza tubuga. Imaze zino ndagara. Ya. Ndagara sikizeyo. Nta bundi bwenge nkeneye rwose. Maze nturebaho. Ashwi. Ngaho reka nturiye. Ibi birahagije. Ngaho da. Ibyo birahagije. Bizimana. Karame. Enda. Ndabitabye. Hanyuma sinye biri ku meza. Ntabwo nari namenye ko mwarangije. Twarangije. Vanho vuba byandurure. Hanyuma sicya cyumba wagiteguye. Narangije. Warangije? Nuko. Kamuru ikindi ko nagerayo. Kazi sindagizera. Nahaguruka. Fata ku rutugu. Gahora yiwe. Subiruka mu none kikurwaye. Uriye rusase? Oya. Kirendirwa nawe. Reka yewe. Ishuka nayo. N'umukungu mu muhanda. Ngaho. Inyerusa mu maso. Oya. Gisa hepfo. Ngaho. Ngaho ryama. Uraharyana? Ego nawe.
ryama ngaho ratandukanyira ntusinziriye ko nabyutse ubundi ubu ndyamye iki siko nagisinzira neza kimwe cyose kirashize pe ariko uko wamura rwaye iki ntabwo nyumva rwose ese biragamije iki aho si umuntu arabyuka akajya ku kazi sindumva ngo yananiriwe mu nzira iyo ndebye kandi mbona ameze neza ariko nankubise amaso agaca gahwera ese ubundi wamaze urupapuro rwo kwa muganga nkareba oya ariko ntabwo nari rwamubaza atamenya ko mukeka singize neye reka ndetse ahubwo mbyuke wowe ntacyo nari ndyamye hoshi reka ngende sinasanga atakozera injira waramutse Serugi yego waramutse kuzindukiye hano ni amahoro mbese reka ntawe ni makeya bitisi kwa mugabo singisinzira umugore wanjye ararwaye ko muri sana wataye umutwe yafashwe tera indwara umugore arwaye yambereye urujijo cyangwa wenda wasanga ya malaria yateye ubu ngubu yamusumbanije gusigaye ari icyago irafata umugabo akamubweja guza neza neza ashobora ibyo ubu ngubu biguruka nta mababa oyimeze nabi yewe uri inshuti yanjye ntacyo naguhisha umura sinshobora kukuvamo nanjye rwose dore mu minsi yashize nako nicyagiye kwa gatandatu ubwo twagororezaga hamwe nageze mu rugo nsanga amahoro nta rutege nta kuvuga reka sinakubwira ariko si ibintu neza gukomeza guca ruhinga nyuma dore ngo umuntu yagize atyo yumva indiri yivumbagatanyije ageze kwa muganga ngo baramusuzuma basanga umwana yitambitse urumva ndabyumva nuko ngo baramutambamura bamusubiza mu gitereko siko mwagize imana ahubwo yavugaga no kumuhitana yego byaye gushoboka ariko se uzi ikinyobera niki nuko nta yindi miti bamuhaye uretse kumutegeka ngo tuzamara ukwezi kose tutabonana ntibishoboka kwezi kose kumana se ameze neza nanjye rwose byaranyobeye umuntu ajya ku kazi nk'abandi n'impamvu ndetse reka n'ejo twarahuye mbona ari injegi giparu gihana bagenzi be nibyo rero nyamara ariko yageze mu rugo aracaga wera ubu rero arawipfumbase yigaragura nk'ingaragu rero uraseka ubwo uzi guseka ariko mu bikomeye seruye uracyari umwana koko oya wiseka yiwe ndacyari umwana nyine nanjye n'impamvu naje yewe agahinda ntikica kagira mubi siyo mpamvu se naje kugira ngo mubaze rwose ugire icyo bimfashamo njye numva byamuhaye seruye numva binsegeje cyane ariko reka nkubwire ntugire ngo ariko ngusinya madamu wawe oya ntabwo nabitekereza kandi nakubwiye ntacyo nguhisha ntanakwishisha nawe ntagira icyo nginga umva burya abagore rwose bazi ubwenge kuturusha ubundi kuko mu by'ukuri nta kuntu umwana yaba yaritambitse ngo bamutamba muri mu nda rwose inda itarageza igihe cyo kuvuka ubwo urumva bishoboka wowe ikindi kandi ndumva rwose bikomeye sha umuntu yagira ibizazane bimeze bityo akabaje agahita ajya ku kazi rwose nta kintu kubamuhaye hari uwabibonye ngibyo nanjye byanyobeye rero rwose ntiwumva reka rero nkubwire buriya wasanga uwamahoro yarakubaganya agafatwa na bya birwara akagira ubwoba bwo kwigutera simbyemera ndakubwiza ukuri oya ibyo ntabwo nabyemera rwose ntabwo ibyo yabigenderamo na rimwe nyamara byashoboka oya akina umukobwa aritondaga ngo aritondaga ngahora n'igihe wamwirongoreye rwose sinamukekaho ibyo bintu ngo wamwirongoreye ntuzi ko imvi z'imisa ari urusengo rwa birahinduka reka rero ahubwo nkubwire mbwira iyo umugore yawe muri izo nzira ni ugukura y'amaso ntagaruriro ahubwo uzi n'ibindi asigaye kureba nk'ikimbwe hasi ahubwo urakanura ntabwo ushaka kunkura umutima ngo ngukura umutima ntuzabure byose mwana wa mama n'undi umugore uzaramure sheke itubutse ngo ibyo nabyo byabayeho ra ngo bisigaye byeze da
igisi ndagezaho umva nkubwire rwose aho narumbije se najya gutegera umukiro ushatse wakanura bivuga ibintu tubisubire ngeso gusamana kwikeka ku mugore wanjye rwose n'inzozi ntarota erega nanjye sinamufashe bacumbuga no mu Kinyarwanda ngo abakiranye ntibahishana ibibuno nanjye bamahoro abagendera muri izo nzira rwose umva narimenye kera erega nanjye nyumve neza ibyo nkubwiye nta gihamya mbifitiye rwose nuko mbikeka gusa cyakora ari ibyo arwaye nakubwira ko uzabigenza kugira ngo mutahure ngaho se sha mwana wa mama niko bamura amabyeri asamaho da cyangwa uzi neza ko iyo umuntu arimo kumuvurira ukabutindi bamuza kunywa inzoga izo arizo zose kugira ngo zitume imiti bamuha idafata bimfabusa ibyo ndabizerega nanjye ngo narakubiswe se nawe warumyeho heraho rero yewe uzakura ibyo umuhe urumva nyanga kwinywa cyangwa izabibonetse nawe niyinywera nk'ibisanzwe ndakurahiye azaraye ibindi nanjye ntazi uzi ko inama yabayo nyamara nkugiriye inama ya kigabo tumva iyo nama yabayo niyo ahubwo nziza ko na saa sita igera ngo nayo imiti ngiye kubikora maze ndebe uko abyifatamo ahubwo ngahihute taza no gukererwa dore ndabona saa moya ishigaje iminota 5 abizi uzabambwira uko byagenze mbese reka ngende nanjye nuko ndatashye ndahikenye dizamu rya yari nyumvishije ngiye kureba ko nimuraba batetse ka cyayi kagende nzakubwira ngo nashavuye se ngo burinde bukira ku muntu babyoroshye mwana wa mama ngaho wirirwe wirirwe kazi keza Niriwe wiriwe Seruge Niriwe amaho yego urahihuse saa sita n'iminota 10 nuko nabonye imodoka da sugira ngo kuva mu mujyi kugera hano muhima ni hari akarere hari urugendo da tujye ku meza se tugenda ariko se none ntibimanuka nakoze akazi k'injyana muntu none imihogo yafatanye wahuye n'akazi wakakira akazi kenshi cyane ahubwo bwira Bizimana ajye kutuzanira akabyeri agure bikiri nawe urafataho ikirahure Bizimana karame ino bagutume waje akira jya muri bara amahoro baguhe byeri ebyiri zifutse kandi bahugarurire utwanga ukidi ariko ngo tube tugiye ku meza sinavuga ko ntabishobora nta kantu ko kubimanuza ngiye numva mashonje ngiye kubanirira da sinategereza izo byeri cyangwa mbakubanza gufataho ikirahure byibuze kimwe kabone ntibyamanuka maze gutamira siko Bizimana zikunyaruka zirakonje se zirakonje kanzane n'ibirahure zirakonje koko zana ibirahure ngo mu kabati gira vuba akuvuga banje kurya nta bitunganya ariko se ntabwo imanuka mva ko ifata umuhogo javu mane sukira uratinda unenda gusepfura nawe urimo urakina nakwibagiwe kubera inyota turyoherwe nabwo nyine nanyu ariko ntacyo ngaho ngenda mu kirahure kimwe gusa kimwe ndanywa kimwe gusa urashaka kunsinisha kuri aya manywa ngaho nk'ibyo nkwewe uranywa ni buri ibirahure bibiri kuri izuba ama bibiri nka bike ariko sukama sukumwe uvuga enda sukama wuzuza rwose hari ikibazo ra nongera ngo nawe imanuka nibyo rirakonje ariko ahubwo ibintu biriyo birumagaye ahubwo umunyabitetso udaharira byarinze gukama amazi sonde urufunguzo rushyize he yahise anagenda
kanifungurire ntacyo. Hongereremo. Sukamo rwose. Ibyo ndumva bihaze yewe. Usuri ibihe. Sinibicyandiye. Bibaze ngitama gatanu. Udahaze. Lega. Yewe. Cyane mu mazi ngiye kwirambika. Uze kuza kumbwira Bizimana aza kumwita saa 7 n'igice. Wibagirwe ntaza gukererwa. Abo nibagirwa ndamubwira. Ya. Sikana ntombe kitse ne koko. Byera rayinyoye. Ahubwo yari igiye kumvana nkeye. Yewe niba atarabise kandi bani ibindi biki mukagira Imana mo. Ndabona arakiza ameze neza niba nigeze no kurwara. Ariko ngo ni mpamwe mu cyuma cyagiye nyine. Kuko ibyumweru bibiri birashize pe. Ni gitangaza. Erego ubu nukuvuga ko nsigaje ibindi bibiri nkabona kongera kwita umugabo mu rugo. Gitangaza. Inga niruhukire ntaza no gusinzira mu biro. Zaba mitega amaso. Iriwe patron. Bizima. Nakiri ibaruwa yanyu. Uyikuye he? Ni umwana wizanye ariko ntabwo muzi. Komba kuba uturutse iwanyu. Basanga barungutse akana ye. Agomba kuba arakapfuye. Mwese ko nabanyifite igashaka kunshika. Yibara ugomba kubirwa makuba ye. Fungura yewe unyicisha amatsiko. Ndebera. Ije bagomba kwirirwa banyandikira ngo ni ibiki? Reka ngo umukecuru rwa musonga nifumbira. Reka uzukuru umugome. Ese rataka tababaye. Reka. Sinajye byo kwandika mu nzandiko. Ubuze kubagurira imiti ngo woherereze nawe uravuga utyo. Kereka niba ugira ngo mbavure n'izabukuru. Yewe. Reka ahubwo njye kuba nirambitseho gatoya. Birasubira mugoma yanyibareshaga wiki. Yambazaga iki? Ariko se ubundi binindi wabyanditse. Yabikuye he? Inga sibiramo numve. Ku nshuti yanjye Serugendo. Baje no kumenyesha kuri mu mazi abira kandi iminsi yawe ikabibarirwa ku ntoki. Yebawe. No kuva ngo ugiye gupfa rero. Ikigusi nta kindi uretse uburozi madamu wawe agiye kuzakugaburira vuba aha ukirangiza ukwezi k'ubugabo ngaragu watangiye. Turere nabyarabizi se. Serugendo ndagatoye. Ko maze iyo minsi yose wiraza ntibikurakaze ngo ugaragaze ko bikurambiye. Birahamya ko inzaratsi w'amahoro yaguseguye zagize akamaro ngo yaseguye. Yaseguye. Hehe. Mai. Inga ndebe neza ahubwo. Konazo mbonara. Ariko wanditse binawe. Arashaka kuntera ubwoba gusa cyangwa nteranye n'umugore wanjye.
cyumva gitumbye mu igodoro. None zabarizo ndebera ibintu bitumbye hano, ikangite ndebe ikintu gitumbye mu hano. Yewe yawe nari mfumo kagira Imana mwe, nari mfumo Imana kingu kuboko. Ibi ni biki tereshano rero niko ibi ni biki? Ndabona ubwoya ubwase no bwiki. Urwara no guhinyamaswa cyamaye nka data. Tere ni babo ariko none ibintu nibimumanyara washaka gati. Ndeka nshaka gati. Ariko muze bisi iri ni ryinyo. Akunda bari kije kumenyere nk'ikinga kineki ni babo. Tere n'amahurunguru isikaye. Ibi ni ibiki mukagira Imana ngo? Ndabona ni baba iri sini ry'inyoni. Yaba mukagira Imana mwe. Uyo no mukunde wanda bose. Ngo nkunde mukunde rero. Igitangaza. Yewe gushaka kwereka umugore ko mukunda no gucundira nyakanga koko. Wamahoro haruguru nta mukundwa akaje. No kunanze kurongora koreta rwose. Nari natenda ngo ntavaho mbabaza iki gikoko. Nyuma y'ibi rero hasigaye kungarikana bwa burozi bundi. Yewe koko nk'umugabo yubakira inzu cyane rikinjira. Sinshobora kwihanganira kubana n'uyu muyobozi. Shwi sinjya gupfa ndeba. Ese ko numva ugivugishwa butarajya ku kazi ntukererwa ra? Va maso washyano we. Uravuga iki? Bankoze ibibiwe. Yesu guse nkumva. Tewe nabahe. Ngwiki. Giza ngo kiwashi cyane. Aiwe, uramura iki koko? Ngwiki. Ntewe nabahe ntewe nabiwanye. Niko ibi ni biki? Ibi ni biki? Simbizi rwose. Ibi ni biki? Simbizi rwose. Ngwiki. Simbizi. Amurozi gusa. Muruzi sandaroga. Uravuga ntari nakwereka uko intama zambarwa. None ugenda wanyu bakwanga. Barasa rugenda sinzongera rwose baranjutse ndagiye gukunda. Oya, cyose ni biki ibi wivanye hehe? Baranjutse rwose. Ndagiye gukunda. Ngoki? Uracyandoga ahubwo. Ibi ni biki? Ubona ko njya kunyuza mu ndiruki. Ngose zambwe burozi bundi washaka kuzanga. Nta bundi burozi mfite rwose ndakambura sona data ndakakubangana nuri ikigega nta bundi burozi buri muri inzu sibyo ubonye. Zana vuba. Uzane. Zana se. Nta bundi rwose mfite. Zana nta kugira nabi. Nta bundi rwose nukuri kwimana nta bundi mfite nta bundi burozi nigeze. Ko nta bundi? Nta bundi. Ngasoka. Fanga. Kwashigenda. Ngase genda. Soka mvira mu rugo sinakwangana kubana n'abamurozi. Kwashigenda. Bizimana. Karame patron. Vayo hano banguka. Ndabita. Ya mu cyumba cyari yashando. Ya mu cyumba cyari yashando. Usora ibintu byose birimo. Uzi ko ari ibyi. Ujugunye hanze genda nga wihute. Genda vuba. Bivanemo byose. Kuko kanasiga sinzire nakundaga kangura. Wasaze sha. Wasaze? Karasinzire kaka, nubuse nakundaga sohora. Ubwo rero ugasanga mu byo madamu yazanye n'umwana arimo. Oya. Genda rero. Ndagiye. Hute. Sohora ibiseke bye byose. Kiravuba n'ibishwangi byose. Dore nibingibi. Hera kuri ibi. Dore. Byose nabyo. Byose nabyo. Ko utajyavu. Patron babarambijyana byose. Genda. Dore twara nibi. Enda. Dore mano nabiriya. Bira byose ubimanitse ku nzu. Ni imitako nyimvane. Sohora. Sohora byose. Twara ntagisigara mu nzu hano. Nabira biseke biri mu bishwangi. Atware. Kiravuba. Byose nabivanyemo. Sohora jyana hanze ku irembo. Kiravuba. Wemazemo? Byose bishizemo patron. Wemazemo? Nuko sha. Urumva? Umubwire? Ye kuzongera gukoza ikirenge hano. Urumva? Ye kuzongera kungarukira mu. Uramenye ntuzongera gukoza ikirenge hano.
kwa Serugendo patro abantu batangikiriza ra barahari ahubwo no gushaka aho wihisha ubanze uri umujandire w'amahoro avuye guhuruza kwa Serugendo mwiriweho ninde ngesha dore ko uri wawe ugira ngo uri mu gikari cy'ibwami uraho Serugendo nigewe komera na amahoro se ariko yewe icyo nakubwira injira se naje rwose muracyahumeka niguze no kubona abasiri bateri bugeze hera wandika se niki arambwe madame atabanyumva ngo kugira tese yakubaza ukuntu nabimenyaka kwita indondogozi niwe ndondogozi iryo shyano se ntewe muhuye ajya kukazisi ngo iki asubira kukazisi watahi wawe ngo iki namwirukanye da datamenye kumwirukana kuva mutahuye buruzi sinshobora kongera kubana nawe rwose shavuga woro wikomeza kwishyira hanze yambabaje rwose kuko siko hari ubugafite ngo iki si nkuru ntabwifatiye ntibishoboka ye kwino nawe ubwo wirebere burira ndose rebere nawe kuko ibi ni ibintu koko umusego w'umugabo do yemwe mukagira imana mo rebere so amahoro nuko yarameze koko nararaga ndotaguzwa nshikagurika ntazi ibyo naho do koko ngaho mukagira imana yemwe babivuze ukuri yaje ngo burya rwubika ngo niwe rwuburangiye koko ya arakina wowe nikuze twajya ubona abantu bagenda ugere ngo ewa bitahuye ute tugira ngo shasi imana nigiriye ni imana koko dore ngo umunyabugingo atura kuri mu ry'igikenya nanjye ndabyibonera ya ibintu kangere nka n'ivyo ku kazi sinangiye kwikora ku bwanwa kikwana mbona ibarwa y'injyana muntu imburira kwa mahoro ngo agiye kuzanyivugana wayoherejwe nandisi reka nanjye simuzi gusa urabona nasinye gusa icyangombwa nuko gusa ngaho reba ntabwo isinya icyangombwa gusa nuko ibyo yambwiye byose nabyiboneye kandi dore n'ibyo yavuze inzara tw'amahoro yanseguye mpamvu yigodora nzisangamo gusa ntureba tegereze nawe do ariko shaburetse ndibi ibi nakomye kumbona yimeze nk'iterabwo n'iterabwo niko baba mbonamo yamba yabasimburirizi yari rya yanyuni babana birirwa biruka nkahora matene iri yanyuni ya matene koko ntacyo rya nkarasubu matene se yishinde yabaye ndumva yuko no kunsetsa ahubwo ikizikijiko kinka ntubibona koko ubu nibwo buruzi bwicishije ngandera ngiye Kenya maze ndewe ko aricyo ubu ndapfa koko dore kizikijiko kinka ndo kibona koko siko ikijiko kinka cyo rero dore byaguye ahubwo asamba hurungu wihene cyangwa nayo intama byose birisha ibyatsi burye ni kimwe ayo mase wigeze kumva ko wazize amahurungu amaruti kuko ashingiye mu kagira imana ingiga y'igiti ngaho ndebera ese ntubona ko ari umuvumo singibi no kurwo hano ndabona bihari yambaye uyu murozi yari umurozi mwiza mbari ko mbivuga cyewe no murozi mwiza nako niko cyakora uruhusi yaka uruhusi kana cyo ndabona ari igikoba cy'ukuboko kw'inka sibwo urabona atari ubw'inka koko okay nacyo nuwashaka yarumaho ubuzi iki gutwaye iki koko sikino byabitera bwoba aho ikintu mbona gishaka kunyoberamo mu Rwanda ariko nabwo washishoza ndabona nacyari igikoba cya rusaki n'igikoba cya rusaki rwose kamaruza ashingiye hagana hese ariko ubona umukunde yesu umukunde se sinubona ko ari umukunde koko umukunde se hari igihe abagoronome batavuga ko ari igihingwa mu bindi koko ubwo wabayute sha nubwo wize ndacyagusuzuma ukemera kwitabira ibintu utazi n'uwabyanditse koko erega ubundi ibintu byatera n'ubwoba erega isurazi cyatumye mputira nkumwirukana niki nuko iyo barwa yavuga ko hari n'ubundi burozi ngo agiye kuzanyicisha ngashaka kuza kuroga rero aya marozi ndayabonye nayimubazaga akanga kuyinyereka je nkubwire namubazaga akanga kubunyereka ubwo burozi je nkubwire uko amahoro muzi numva atatekeza ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo buriya wasanga ari umuntu wamushutse nakazi ke wamushutse nuko yareme gushukwa amahano nkariya nikoza ritababarirwa seribye yembaye nkugira inama wazaye gusobanuza amahoro neza rwose ukuntu ibyo bintu byari byo nako twanabibonye na ubunye kubira tubibonye ari amahurungura ari bitendagaza ari byose maze rero byakunda nkugira inama mwana mama ukamutura jewe nongera kubana n'amahoro mukabana wakwitonze mwana wa mama ko buryo umugore mu rugari nk'umutima mu muntu mbese nkubwire iki kintu cy'ukuri burya ingenzi zashize ingegera ziruguru nakazi kazo nzimenya tawe n'umundi sinaje gushoguranya nawe nubundi nihitiraga tugihera hepfo kuri Nyabugogo
wiga abashoferi bigize ibyigomeke nabo bihaye gutwara imodoka batagira impamya bushobozi. Naho ubundi inama ya nyuma ngugira uzaje gucyura umugore nta kintu abaye. Naho nzaba numva ruhinda nukomeza iyo mirego yawe ufite. Ngaho wirirwe. Ngaho wirirwe ariko simbezi. Ariko wisubire ujye gucyura umugore rwose nta birimo. Ntacyo bivuze. Ngaho wirirwe. Bizimana. Karame. Vayo hano. Ibyo mugikoni bigeze. Mbere hafi gutungana. Maze rushaho ubundi uzajya uteka kare ku buryo saa 12 n'igice biza byatunganye. Urumva? Nizeye ko kakana kajyanye wacu nta kintu kizahugora. Nibyo rwose uzajya usanga byatunganye nta kibazo. Ninde? Ngewe. Wowe ndi? Korete. Uje gukora iki kore? Egore. Uje gukora iki koko? Gutwaye iki? Ubwo nabwo akuzinduye ngo ubwo se rugenda maze igihe yirukanye umugore we reka nishore mu kubita induru nziza mubonero mu buryo. Si ibyo byanzanye. Ngo iki? Wazanywe n'iki? Uribeshya kore? Uretse nawe ubu nisugi ntiryanyegera. Gira vaho ugatamvira ha. Tabagore mwese muri bamwe. Yewe, iyo nawe unyakirije ntintunguye. Ba nta madisku yawe nkeneye. Nuko gusa ari umuntu w'inshuti warumpaye ibaruwa ngo nyikuzanire. Naho ubundi sinari kuhanyura. Akira ahubwo uramuki. Mpereza. Hano ngaho ugenda. Uramuki ari wowe. Uramuki. Ngaho ugenda. Yibarwa. Konyifungura nk'umutima udatera mu gitereko cyawe bitewe n'ikira. No rwanjye. Kandebo yanditsera. Apu, ni amacinya avuye hano. Reka nsome numve ibintu hanze kumbwiza umuntu wakiri hano. Nizeye ariko ko atari kunyinga ngo tuzabane. Kuko igisubizo cyagitahanye. Ko nakunze kandi nkikunda umva kandi gitere intwari kirungurira. Aratangiye. Mbabajwe no gukumenyesha ko ibyakubayeho byose ari gihe wabiteye. Ngo bitera ate. Nakunda kubyifatamo cyaraso yitorwa indi. Yewe we. Ngira ngo rakibuka ubupfura wangiriye umvutse ubusugi bwanjye umbeshya ngo tuzabana iteka. Aho ngavuze kuri koko. Ariko se nari kubatunga ari babiri. Byo ntacyo. Sinari kwihanganira rero kubona ubana n'umugore wawe ngo mufurahe nge mfureke mu kitava izuba. Ariko se barashaka kugira kuki? Kubera kugukunda natumye umugore wawe bamwoshya inzaratsi zoroheje zo kugutera ubwoba gusa. Ese niwe yokanyagwa? Yewe n'igitangaza. Iyo mbishaka baba baramuhaye uburozi buhuta ukaguhitana. Nakwandikiye ya baruwa wabonye mu mezi yashize ngira ngo ndusheho kugukanga. Genda barampamije urakanyagwa. Umugore wawe rero nta burozi bwica yigeze. Wamahoro we, genda bararenganye koko. Nanjye mbikenge. Ntukeke ko nkwandikiye ngira ngo nkwitoze kuko ubuzima bwagiye nyine maze kumenyera kandi ukabundyoheye uramuki. Niba teguye ibyo byose rero ubundi ko leta yari imfura kubona atinyutse kumbwira ibyo byose no kuvuga ko akinkunda. Apo niba ni imfura amaze upfura se yaburusha amahoro. Isi byose bimbwiriye iki? Ndemba nececekeye ntabwo zapfa mbitahuye none dara ahubwo atumye ibibazo byanjye ibibazo none mfite byoroha. Imana ishimwe ahubwo yiswe no kujya gusobanura amahoro ko ikibazo giteye kamwereka nibaruwa ubundi nkamucyura nta kindi kibazo. Ahubwo reka ndebe uyu munsi ni kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, nzajya ku cyumweru. Bizimana
Bizimana karame bayo hano banguka akira amafaranga nzane byeri ariko buri gihe utekereza byeri nzane ikisi dore Fatima uzinduke ujya kumanaguriza ku sitima ngiye umukara muri Avenite urumva ngaho ugenda buri gihe ni byeri gusa ariko zigabo w'amahoro hahindutse ako none maherutse kera siya modoka ni yande uzese yabaye tunuje muri iyi season tumva taramye n'abantu benshi ashobora kuba arabaje kwitaye use ndabaza nde dore kakuze kakuze karame gwirana mubaze raho kako uraho yego sikabaye agakumi ubuse nabaye inkumi barakoze gusa nuri inkumi sura cyanyibuka ndacyakwibuka se wahoze uri umugabo w'amahoro baracyanyibuka koko niko se kako w'amahoro ariyo ntarabyara se yego ko yabyaye kera ahubwo uyu munsi nibwo bazanye urugori bazanye urugori bande we nande we n'umugabo we umugabo we nyiriri ya modoka ni umucuruzi wo hirya hariya umucuruzi w'umusore se oya da amaze igihe apfushije umugore we wa mbere yewe nanjye haraho nari nyarukiye nuko gusa nanze kunyura hano ntabashuhuje cyakora cyubwo ari byo bisara bukwe sinirwa ngira mu rugo batampa inzoga bakantinza kandi nihuta ubwo se ko kutambutse utabashuhuje oya ntacyo bitwaye ndihuta nzagaruka mfite umwanya uhagije ngaho birirweho nze kubagusuhuriza se basuhuriza utiyihutaga ntahageze basuhuze suhuza se abasuhuza mu biki ariko ntashiriye pe koko ngo amare umugabo atemba ajya mu nda mbega urukundo amahoro yankundaga yarurijwe no kuva iwanjye ahita ataha iw'abandi yego ukuntu nishyiragamo ngo niyo yapfa nta wundi mugore narongora nawe yarateganije n'umusigire wo kunsimbura nkiriho ndashize pe ariko ubu nta wundi nsigaranye ushobora kumvura iki gisebe cyameze ku mutima uretse ko leta n'ubundi we yaranyikundira uretse ko yari yarigize simbikozwa nawe se umuntu watinyutse kumbwira bya bindi ikindi kandi yashakaho ko burya baranyicishije kawa amahoro to nabwo kize burya ni ka mutima muke washi kabishwe kagiye niyo bagaho n'uburuzi bwica burya kaba karabunga buri nta kuzuyaza maze rero nemera kukasa kabandi ngiye kwa koreta musaba imbabazi nankundira ahubwo mutane tubane bishire akundi bikangenda ari byo akose mukagira imana mwe nantera short nk'iryo namuteye ubushize ndabigirana ndabyifatamo pfa washariko ndo mugabo ndihagarara kandi ngo nta niti nyitarangurutse murahoye mwa hano yego muraho yego ego yewe seruge nigeda noneho imvura iragwa biraba amahire hano hoye wowe n'ikira n'amatara y'urukumbuzi ukumbura jewe umvara gakabaje umutima kazinura amaguru da ereka noneho ngo ukore ubwo ari wowe umbanje ahubwo mpobera urakore yego heza kuziteka uricara se da umurasinje kurahura ngaka gatebe ushyikeho akoze sijya ngo sinari ndushye burya yari giherutse mu rugo nasomye abarwa yawe nsanga mu by'ukuri ari wenyine unkunda aha
noneho se umvara nibyo kandi burya ngo ni byiza gukunda ugukunda kuko ngukunda burya bayikundira undi hirya nibyo rwose nasanze rwose naho ndi twakongera kubana atari wowe niba uvuga ukomeje nanjye ndabishimye wabyemera rwose ntangingimira koko Seruge nibyo nzakuneza nkunezeze nzagutetesha rwose ngutake nzakubera urubavu nkuvune mu byago ndagapfa ndetse oya ntugapfe ukabaho we biza ndakubeshya nabyemeje rwose ubu reka ahubwo njye gushaka imodoka duhite dupakira singusiga urumva kananjye none ntusigare ntunganye utuntu oya nibyo ndaje urasanga byose byarangiye ndaswayo ndaje witegure Bizimana karame enda nshakira abantu batatu si batatu bapakurira imodoka urumva hanyuma nawe akira amafaranga nyarukira haya kuri bari bakompereye ikazi ya byeri urumva wanyanya ariko kandi ugwe n'ikazi ya fanta uvanga ariko tare dufite umushyitsi w'imena nibyo gira vuba kore karame hanyuma zo utegera iki kutinjira karibu ya niba uri sana ni byiza use wa mwana wanyu ko adakoma arasinziriye cyangwa madamu yaramujyanye reka nanze ko yanyongerera umuruho ushyira nyirakuru n'uwo murera noneho rero nuko umuzana akazajya akina na mukuru uti ni impamo koko se fara nibyo da ziko natinye kwikubwira ngira ngo ntabwo wabyemera nabuzwa niki umwana ni umumarayika nta kosa afite ntiyazira ko yavukiye mu macuma acanye kandi sinagukunda ngo nanga amaraso yawe ariko si kuri umwana mwiza de oya no kumuzana rwose ndishimye rwose no kumuzana akajya akina na mukuru we ibyo rwose ndabishimye impamo ikinamico